amen. Dushimira Imana. Uyu munsi Imana duhaye tugiye kwigana ingingo ya kabiri y'ubutumwa bwiza ivuga ngo Imana Yanga Ibyaha. Ubushe twize ingingo ya mbere ivuga ngo bose n'abanyabyaha, tubona ko umuntu ari umunyabyaha, bose baragomye, n'ibyo dukora byose byaba byiza ngo meze nk'ubushwambagara nk'uko Yesaya yabivuze. Rero ntawe ukiranuka n'umwe, ariko tugiye kureba uburyo none Imana yanga ibyaha. Imana yanga ibyaha. Kugira ngo tuze gusobanukirwa ingingo, reka tubanze turebe imiterere y'Imana. Yesaya n'ubundi arabivuga. Avuga yuko mu gice cya 15 igice cya 15 cya 57 umurongo wa 15 aravuga ngo Imana Rero kandi ibahera. Mu magambo make gusa twabivuga. Tegekwa kwa kabiri igice cya 32 umurongo wa 4 imirimo yayo iratunganye, ingeso zayo ni izo gukiranuka, ntirimo gukiranirwa, imanza zitabera, iratunganye. Dukurikije ibyo byose tugenda tubona uburyo Imana yanga ibyaha. Reka turebe ko Imana ifata ibyaha n'ababikora. Mu gice cya mbere cyo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 32, Pawulo abagaragaza uburyo ki Imana yishuriye abantu ngo guhera ku kurema kw'isi bikaba bigaragazwa n'ibyo yaremye, ngo ariko nubwo bayimenye nk'Imana bayubahirije nk'Imana, ngo habe no kuyiramya, ngo ahubwo bafashe ikiza ibyo yaremye bahindura ibishushanyo byo gusenga. None nicyo cyatumye Imana ibareka. Reka dusome 24 na 25. Ngo Imana yabaretse ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikira. Umurongo wa 26 na 27, Imana yabaretse ngo bagire ibyonona, bararikira ibyonona. Umurongo wa 28 kugera 32 havuga Imana yarabaretse ngo bagire imitima yabaye akahebwe bakore ibidakwiriye. Zaburi ya 5 umurongo wa 5 kujya kwa 7 bagaragaza uburyo Imana ifata icyaha n'abagikora. Kuko utari Imana intambira kibimenyesho mbi ntazabi wawe, wankoze bibi zose, Uwiteka yanga urunuka, umwicanyi n'umuriganya, bivuze mu magambo make. Abatesalonike uko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa 2 umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 10, Imana izahana abanyabyaha pe. Haravuga ngo izahora inzigo abatemeye Imana n'ubutumwa bwiza bw'umwana wayo Yesu Kristo, cyangwa umwami wacu Yesu Kristo. Hari impamvu Imana izakomeza guhanura abantu. Ngo nuko umucyo waje mu isi, abantu bakikunda kuguma mu mwijima ntibakira umucyo. Yohana 3:19 yabivuga neza. Pawulo yandikiye Abagalatiya mu gice cya 5 umurongo wa 19 kujya ku 21 amaze kuvuga imbuto za kamere, aravuga ngo abakora ibimeze bityo ntibazara ubwami bw'Imana. Muri make ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntawe ukiranirirwa uzaraga ubwami bw'Imana. Bakwibaza ngo ni kubera iki Imana ifite imitero cyese niyo miterere y'Imana ituma yanga abanyabyaha? Nuko ikiranuka kw'Imana gutuma izahana abanyabyaha ndetse ikabaha ibihembo byabo kuko ari urupfu. Reka turebe igihano gikwira abanyabyaha cyangwa Imana izahana ibyaha n'ababikora. Imana mu itangiriro ibwira Adamu na Eva ngo imaze kubabwira ibiti byose, imaze kureka igiti kimenyesha cy'ubwenge, kimenyesha ikiza n'ikibi, yaba ngo cyane muzakirya kuko umunsi mwakira no gupfa muzapfa. Bivuze iki? Ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Pawulo yandikira Abaroma mu gice cya 6 umurongo wa 23 aravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Iyo dukomeje kuvuga urupfu, wakwibaza ngo abantu bose bapfa none bimeze bite? Urupfu muri make ni ingaruka z'icyaha, ariko hariho urundi rupfu rwa kabiri Bibiliya ivuga ku bantu b'abanyabyaha bazaba bafite kamere kugomera Imana kugeza niyo saha.
mu byahishuwe ahantu hane cyangwa se inshuro enye bavuga urupfu rwa kabiri. Reka tuze turebe urwo rupfu rwa kabiri Bibiliya ikunda kuvugaho. Ibyahishuwe igice cya kabiri umurongo wa 11. Unesha ntacyo azatwara urupfu rwa kabiri. Kandi mu byahishuwe mu gice cya 20 umurongo wa 6 bagaragaza neza uburyo ngo ufite uwo mugabane wo kuzuka cyangwa kuvuga kwa mbere arahirwa kandi uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rumutwara, rutwara abameze batyo. Urukumva abavutse ubwa kabiri ntacyo urupfu rwa kabiri ruzabatwara. N'ubundi mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 14 bavuga ko hari inyanja yaka umuriro n'amazuku, ngo ni rwo rupfu rwa kabiri. Aba basobanura urupfu rwa kabiri. Dukomeje gusoma igice cya 21 umurongo wa 8 mu byahishuwe, hagaragaza uburyo neza abakora ibintu byose byonona n'abanyabyaha bazashirwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari urupfu rwa kabiri. Mbese izo mpfu ebyiri zitandukaniye he? Urupfu rwa mbere ni ukubera ingaruka z'ibyaha abantu bose bagomba gupfa ubwo rupfu. Urupfu rwa kabiri ku munsi w'amateka abatsinzwe n'urubanza rw'ibyaha bazajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari urupfu rwa kabiri, nk'uko hejuru twabisomye mu byahishuwe. Twakwibaza ngo none niba Imana yanga abanyabyaha bigeze aha ngaha kubera ko yera, kandi gukiranuka kwayo nabyo bigatuma yanga abanyabyaha, ninde uzajya mu ijuru? Ndakwinginze nkurarikira gukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza. Uyu munsi umurongo dufata mu mutwe ni umurongo muri Zaburi igice cya 5 umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Zaburi igice cya 5 umurongo wa 5 kugera ku wa 7. Imana igushoboze kugira ngo uhasome ubone uburyo Imana ifata abanyabyaha n'ababikora. Imana iguhe umugisha. Nkurarikiye gukomeza gukurikirana ubutumwa bwiza nyabwo, ubutatsigira ingingo ya 3. Imana iguhe umugisha. Amen.